Reka tubanze dusengana Imana. Mana data, ndagushimiye yuko uri umwami w'amahoro, uri Imana yo kwizerwa kandi yo kwiringirwa. Ntawakwiringiye ngo akorwe n'isoni, kandi ntawakwizeye ngo amware. Uyu mwanya wa none turaguhamagaye nyiribihe ngo umanuke ubane natwe kandi utwigaragarize. Turi imbere ya kamera, ntaba ari twe gukora kwawe ariko kubana natwe. Ineza yawe itubeho, burinzi bw'Imana buduhangare, igitinyiro cy'Uwiteka kitubeho, uganze kandi utegeke. Ubuntu bwawe ari bwo bukorera aha hantu, kandi abantu bagiye gukurikira awarurondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, uko Imana idukunda ntawarurondora. Uru rukundo ni rwo rutuma tudapfa ngo dushireho. Niyo mpamvu mubona tugenda bikemera, tukavuga bikemera. Mbese urukundo rw'Imana ni rwo rugendana nawe, yaba ku manywa yaba nijoro. Turaryama tukizigura, bugacya tukabyuka. Yes, reka mbasuhuze, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifurize kugubwa neza, mbabwira ngo imigisha y'Imana nibane namwe. Imigisha Imana itanga igwire ku buzima bwanyu, ku byanyu n'abanyu. Imana y'amahoro ibigaragarize muri izi mpera z'umwaka twinjiyemo turimo dusoza, kugira ngo mubone ubwiza bw'Imana. Aka kanya rero turagarutse ni Kubeza Media TV. Nge muhabona amazina yanjye ni Rutayomba Janvier. Nkaba narinje kuganira namwe ku ijambo ry'Imana cyangwa se ku by'uru rugendo. Iminsi turimo igoye abagenzi cyangwa se inanije benshi. Iyi minsi irimo kugwisha abantu kandi twabonaga bari bakomakomeye. Niyo mpamvu nanjye ngarutse imbere ya kamera kugira ngo tuganire kandi twongere tunibukiranye imirimo y'Imana no gukora kw'Imana. Reka tubanze dusengana Imana. Mana data, ndagushimiye yuko uri umwami w'amahoro, uri Imana yo kwizerwa kandi yo kwiringirwa. Ntawakwiringiye ngo akorwe n'isoni, kandi ntawakwizeye ngo amware. Uyu mwanya wa none turaguhamagaye nyiribihe ngo umanuke ubane natwe kandi utwigaragarize. Turi imbere ya kamera, ntaba ari twe gukora kwawe ariko kubana natwe. Ineza yawe itubeho, burinzi bw'Imana buduhangare, igitinyiro cy'Uwiteka kitubeho, uganze kandi utegeke. Ubuntu bwawe ari bwo bukorera aha hantu, kandi abantu bagiye gukurikirana iki kiganiro cyangwa se bagiye kukireba, bambika imbaraga z'ubutsinzi. Abari bananiwe ubasubizemo intege mu rugendo, abumvaga bihebye bitewe n'ibihe barimo kunyuramo wongere ubaremere ubuzima buzima. Turabizi yuko ari wowe ujya ushyiraho kandi ari nawe ukuraho. Ni wowe ujya utanga ubuzima aho butari. Ndakwingize rero ngo wigaragarize, yaba umubyeyi, yaba umupapa, yaba umukobwa, yaba umusore. Neza yawe imwigaragarize kandi gukora kwawe kube kuri buri umwe wese. Ndakwinginze ngo ururu kubane nanjye kandi ubane na buri umwe wese ugiye kubana nanjye. Komeza kubana natwe ubu n'iteka ryose, tubisabye twizeye izina ryawe, amina. Dushimiye Imana rero yemeye yuko tuza imbere y'izi kamera. Twongeye kubabwira ngo Imana niyo iba yaduhaye kuramuka kandi niyo iba yaduhaye kwirirwa. Muririmbyi niwe waririmbye arangije aravuga ngo Mana ineza yawe irahambaye kandi ntirondoreka. Mbese muri makeya yinjiye mu kirere cy'umwuka we yabivuze neza. Ni ukuvuga ngo ineza y'Imana ntirondoreka kandi ntigira ingano. Neza y'Imana iruta izindi neza waba warabonye zose. Neza y'Imana ngo umuririmbyi yaravuze ngo urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, ntawarurondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, uko Imana idukunda ntawarurondora. Uru rukundo ni rwo rutuma tudapfa ngo dushireho. Niyo mpamvu mubona tugenda bikemera, tukavuga bikemera.
mbese urukundo rw'Imana nirwo rugendana nawe, yaba ku manywa yaba nijoro. Turaryama tukizigura, bugacya tukabyuka. Ni urukundo rw'Imana. Rero Imana yadukunze urukundo rutandukanye n'urw'abantu badukunda. Hari abantu batubwiye ko badukunda, yewe banatwemeza uburyo ki badukunda. Bamasenge batubwiye inkundo badukunda, bamarume batubwira izo badukunda, abavandimwe batubwira izo badukunda, inshuti zitubwira izo zidukunda. Ariko naje gusanga igihatse byose, urukundo rw'Imana rujya ruza rukuzuza n'ibyari bicagase. Urukundo rw'Imana rujya ruza rugashyiraho inzira ahantu wabonaga nta nzira. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana hari igihe ijya nayo yigaragaza kandi ikavuga ngo nanjye ndamanutse kugira ngo nkwiyereke. Imana yageze kwa Mariya na Marita ubwo ngo Lazaro yari yapfuye. Iyi Mana iratangaje. Imana ijya yemera yuko ibibazo biza, ikemera ko byinjiramo, ikemera yuko bigushyikaho. Ni Imana itibeshya, ahubwo ntikangwa na biracitse. Nicyo nayibonyeho. Uyu Lazaro ngo yararwaye araremba, amererwa nabi cyane kugeraho yinjira no mu rupfu. Ariko ngo bashiki be bakajya biruka bakajya kureba Yesu aho yigishaga, ngo bakagenda bakamusanga mu materaniro bakamubwira bati, Yesu, inshuti yawe Lazaro imwe ukunda cyane, ya yindi mwagendanaga, ya yindi mwasangiranaga, ya yindi yabanaga nawe ibihe byose, ararwaye ameze nabi kandi ararembye. Rero Yesu ni wowe twizeye yuko wamukiza. Yesu ngo akababwira ngo indwara Lazaro arwaye ntabwo ari iyo kumwica, ahubwo niyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro binyuze muri we. Ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe Imana ijya yemera yuko ibibi bitugeraho, ikemera ko intambara zitugeraho, ikemera ko ibigeragezo bitugeraho, ikemera ko ubura urubyaro, ikemera ko uburara kandi wakariye, ikemera ko urwara kandi wakabaye uri muzima, ikemera yuko wakira igisebo. Ariko nyuma y'icyo gisebo cyangwa nyuma yo kwemera ibyo byose, ikongera ikubahisha izina ryayo binyuze muri wowe, ikongera korera imirimo n'ibitangaza muri wowe, kugira ngo ba bandi bose babonaga yuko Imana usenga idakora cyangwa idashoboye, babone yuko ari Imana ikora kandi ivuga, kugira ngo nayo yigaragarize muri wowe. Ndagira ngo mbwire buri wese uri mu bihe bimugoye, yaba intambara urwana nazo, yaba ibibazo urimo kunyuramo, yaba urugamba ubona nta nzira, yaba ibyo ubona nta gisubizo, ndagira ngo nkubwire ngo icyambere ni ukwizera Imana no gusenga. Icyambere ni ukwiringira Imana kandi ukibuka aho yagukuye, ukanamenya aho ikugejeje. Niyo mpamvu ibyo nibyo byubaka umuntu muri uru rugendo. Mu gihe ubona bigoye, urongera ukibeta ukavugana nayo, kuko iyo avuganye nawe cyagiye ubona ugiye kuburara ukarya, ya yindi yavuganye nawe cyagiye ubona bigucanze bikemera ikabicangura, ya yindi wavuganye nayo bona nta nzira, bona abantu barimo bagucyaha banoshana ikabikora bigakunda. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none niyo yongeye kuvuga ngo mwana wanjye ntabaza nzagutabara, nindangiza nkwereke ibikomeye utabasha kubona. Ni ukuvuga ngo ni Imana igihishura n'ibyo abantu batabona, nawe ubwawe utabonaga, yarangiza ikabihishura ikabigaragaza kandi ikabikura imbere yawe ugatambuka wemye. Uyu Lazaro rero ngo igihe cyarageze ashiramo umwuka. Lazaro amaze gushiramo umwuka, icyo gihe ngo nabwo Mariya na Marita barirutse bajya kureba Yesu, arababwira bati, Lazaro ukunda umwe watubwiye ngo indwara arwaye si yo kumwica, noneho yashizemo umwuka byarangiye. Yesu ati, mva mbabwire ntago yapfuye ahubwo Lazaro yasinziriye. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo buriya Imana ivuga bitandukanye n'abantu.
kandi Imana imvugo yayo itandukanye n'iya papa wawe, itandukanye n'iya mama wawe, itandukanye n'iya so wanyu, itandukanye n'iya nyokorome. Imvugo y'Imana ni ijambo riza rihamya kandi rishyiraho ibitari biriho. Batahanye umubabaro, bataha bafite agahinda bavuga bati ni gute Yesu wabanye na Lazaro igihe kirekire, Yesu dukundana, akaba tubwira yuko urupfu Lazaro apfuye atari urwo kumwica, kandi twe tubibona ko yapfuye. Ni muntu ki? Ni inshuti ki? Ni inshuti ki? Ariko Yesu we yari abizi neza impamvu yabyo, yari azi neza yuko batamwemera, batamwumva, batemera imirimo n'ibitangaza akora, ariko yari ateze kubikorera kuri Lazaro. Uyu Lazaro ngo baramushyingura, amara iminsi 3 mu gituro. Ariho Yesu ngo yabwiye intumwa ati noneho mwaza tukagenda tukajya kwa Lazaro. Ngo baramubwira batari ko Yesu kubera icyo uri umushinyaguzi, hashize iminsi 3 bakubwiye ko Lazaro yapfuye, baranamushyinguye, ubu ntiwaba ugiye gushinyagura? Yesu ati mwebwe muze tugende, ntabwo Lazaro yapfuye ahubwo arasinziriye. Yesu ngo agihinguka ngo bashiki ba Lazaro bamubonye baza biruka kumwakira. Mwenga apfukama ku birenge byararira cyane, agahinda kenshi. Ngamubwira ati Yesu kubera iki wanze kuza Lazaro arwaye, ukanga kuza aremye, ukabuje muri aka kanya ko kuba twaramushyinguye? Ni ukubera iki? Wabyemereye iki? Ni iyihe mpamvu watuma abantu badukwena, batwishima hejuru, batubaza ngo ngani tugaragaze uwo twabanye nawe ngo gukora imirimo n'ibitangaza, ngari hehe ko atakijije Lazaro? Yesu arabumva cyane, arabwira tumva mwebwe mwihangayikishwa nuko Lazaro yapfuye, ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Nshuti yanjye, kugira ngo icyo kintu cyumve nawe byakugora, ariko mw'isi y'umwuka rata hari ibintu tujya tubona ab'isi batabona. Mbese Yesu we yari ari mu mwuka wo kubona yuko Lazaro asinziriye kuruta uko abantu babonaga yuko yapfuye. Yesu ngo aratambuka aragenda, hari abantu benshi cyane ngo barakwena, barasakuza, bavuza induru cyane, batarahageza aje gushinyagura. Yesu ngo ahageze abwira bashiki ba Lazaro ati ngani munyerekaho Lazaro mwamushyinguye. Ngo baramujyana bamugejeje ku mva ya Lazaro. Yesu ngo abantu barashungera cyane, baza kugira ngo mbese bishime kuri bashiki ba Lazaro kubera yuko Yesu ntacyo yabamariye. Yesu ngo arararama areba hejuru, aravuga ngo Mana niwe wantumye, ni wowe ukora imirimo n'ibitangaza, aka kanya wazura Lazaro bikemera. Oh haleluya! Imana igizura n'ibyari byarapfuye bikazuka, bikongera bikabaho. Ndagira kubwira ngo ntuterwe ubwoba n'ibintu byawe ubona byanyazwe, byabuzwe. Ntuterwe ubwoba n'urubanza waburanaga ukabona nta nzira zo kurutsinda. Umva mubwire, Imana idacurwa kibera niyijya ituburanira hahandi nyuma, mbese ku karago. Ibyo twavuganye nayo hari benshi batabizi, ariko yo iraza ikamanuka igaseruka nk'Imana. Yesu ngo amaze kuvuga iryo jambo yarababwira ngo nimukureho icyari gitwikiriye imva, bagikuraho. Birangiye ngo arategeka ngo nimumukuremo, mumubohora imigozi yari muboshye, mumuhambura. Baramuhambura. Yesu bamaze kumuhambura iyo migozi, nani Lazaro bamaze kumuhambura iyo migozi, ngo arababwira ngo ngani mumukarabye, mumusige amere neza. Ndetse Lazaro muri ako kanya aba muzima. Yesu ngo yahamagaye 3 ngo Lazaro wari warapfuye arakanguka, arongera arazuka aba muzima. Ndagira ngo nkubwire ngo
witinya wihangayika, Imana iraje ibigenze neza, kandi Imana iraje isohoza amasezerano ufitanye nayo, niyo yavuganye nawe kandi niyo yo kubisohoza. Ndagira ngo mbashimire rero mwebwe mwarimu nkurikiranye kuri kamera za Beza Media TV. Imana ikomeze ibarinde kandi amahoro y'Imana bane namwe. Nakagaruka kandi turakomeje n'ijambo ry'Imana, no guhugurana, no kuganira, no kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Murakoze cyane, duhurire muri comment kandi mukomeze mutubwire uko mubibona n'ibindi mwaba mwifuza cyangwa mukeneye, kugira ngo tujye dukomeza duhure tubaha ibigezweho. Imana y'amahoro nikomeze kubishimira. Ciao ciao, turabakunda cyane.